Instagram ibyo buriya ase ubu ko numva njyewe to be honest ndicara numva ko umuheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se habuze someone who can say I'm not feeling you. What? That's when the bikubwira, like, what did you think? It's hard. Ngoje nawe dore mu kazi gusaba ariko nyine ikosa ni ryanjye ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant ntabwo ndagera muri circumstance igihe n'umu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid avoiding instead so ubundi se muheto wamwizeyemo iki ku buryo umuwera open to that level ariko nyine iryo ni ikosa naho ariko ndayagre ariko nanone kuba nakoze ikosa like kubona nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza sinzi niba uri kumujuraho wakoze ikosa uwo arikoreye noneho niba uri kugupenaliza noneho ikindi kirimo mwete ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinabivuga ko that's my life that's ni akazi kanjye ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye muheto since day one utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi uri kumva aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose uyu mwana ngomba kumuha happiness deserve other factors uzihorera kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine ntabwo nshobora kumuha ngo ngiye kuryamana n'umuntu like money nashaka kumuha ibyishimo deserve uriya mwana yafighting for that so let me so wowe ibyo byishimo umushakaho ntabwo biguhaye kandi ikibazo uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kujira akavuga atari ko ubundi kuko wanalayizinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jolie uvuye kuri Jolie uryamanye na Yesa uvuye kuri Yesa ugiye kuri ibyo byo it's impossible that's impossible ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person umuntu muri private I like my privacy muheto akunda privacy cyane nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka uri rwabigwi ntiwabimenya tubana right so ngatekereza all those factors why I'm not happy ubundi se yanyimiye iki happiness so compare someone who are attracted to I don't feel it go stay in your ni nko kuvuga ngo
stay in your lane. Reka nkubwize ukuri. Mama siwe nanuhari noneho ngubu. Like nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga. Sibyo? Ubu kinsiganye ni abavandimwe. Mbura abavandimwe banjye. I will fight for that girl. Witwa Muheto. Agire happiness. Agire sa kuko happiness ndayizi. Kid, ibintu nabijemo. The way my trust guide me muri ibi bintu. I will. Ariko byambabaje kandi nzabikora Imana izabimfashemo nzashoramo ayo nshoboye nzakora iki not to attract you not to do anything kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora ariko ndabizi abantu ese kid narakwandikira ese kid narakuvugisha ese kid ndabizi birwaho baranga n'ababikubaza n'abakurikira ntukibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira adashobora kumpa happiness njye muhaye adashobora ku yani Muheto mubona in terms of akazi reka ndeke ubuzima gusa in terms of akazi my failure will be your failure exactly so nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore ejo umuntu araza imagine umuntu aricara ngo my workmate but this is the typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo mwana nizeye ko mwabonye mu Miss idakunze rero uko bigomba kugenda ndishobora ko umukobwa azaba successful yes it's fine azaba successful ariko amahirwe hari nuko you deserve ntabwo nagiye nterure mu tereka hariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abamo fights nyinshi umwana wa kanaka aba n'abashyigikiye aba n'abashyigikiye many things but for me none ukareba umuntu wa fighting for everything umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto gutya ukicarana na Muheto the whole day nanakubaza atari ko how about this person nanakubwira ibyo bavuganye uyu muntu mubana muto so cyangwa nk'ubu ni urugero njye nshobora kuza nkakubwira ati Muheto urabizi all those friends n'abafite banjye but be careful about this person he's not good nabikubwira to be honest uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu ukamamagaye gutya tukabonana Muheto nagukunda sinabikubwira ariko nakubwira ngo Muheto I want to see you there ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararaye uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited Imana izabidufashamo ariko nyine ukabona umuntu wowe ukunda gufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara kuza kuryamana nanjye trust me ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you I don't feel you rero anyway sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize rikomeye
Muheto, to be honest, naragukunze. Not as a girlfriend, boyfriend, no. Ndumva ukunda umuntu, umwana ndamukunda. Ibya boyfriend, girlfriend, ibyo ni ibintu byizana. Birabyuka bikaza cyangwa nibize. Ariko n'umwana nishimiye. Unyura umutima wanjye nkavuga ndakwibuka kabisa. And I will try my level best to make her dreams. Good dreams, at least ndi muri bake ntago nyine wa mugani we ntago nyiyumvamo. It's okay, it's fine, I'm okay. Ariko how, like, ngo can you say a weekend nawe uza aho ngiye, nawe uza aho agiye, how tugiye, it's fine. Ngo no akamara izo nkazireba. None hari ukuntu umuntu akwaavoidinga, ukabona ko ari kukwavoidinga, ariko yananiwe kukubwira directly ngo can you stop that. You get what I'm saying? Yeah, I get you. So kandi muhetaranya avoidinga in a way nawe ubibona, ariko ntago ndi, to be honest, nubwo naba ndi fake, hari igihe udashyiramo imiyago reka mwavoid, like try to think what his kid mukorana. Ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay, it's fine. Muheto, nkubwize ukuri, sinubwiye mbura abavandimwe banjye, sibona ngira bonyine. Yeah, I will fight for you. Can I think mu bushobozi buke mfite, bukeya pe butari na bwinshi. Ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi, but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo, at least ndeba aka kanya navuga ngo tuje muri n'abanyarwanda se arambwira ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. yeah. Tuje muri n'abanyarwanda se arambwira ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye. Ariko I don't know niba wenda ibyo nibyo mbwiye, hari ibindi avuga ahandi I don't know and I don't care. Ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay, at least hari icyo zatanze. Ariko ntabwo nzibagirwa ko Muheto yanyimye happiness. Muheto yambwiye ngo don't feel you. Ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira. N'ikindi, the other good thing about it ni uko bitaguhindura tu. I appreciate that. No, kumindura byo byaraminduye, to be honest. Ariko hari kitahinduka. Ku giti cyawe it's okay, kubera ko n'ubundi nicyo wa mugani wabasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi. Ikitamindukaho ni kimwe, nuko nshobora gufata rega Muheto, nubwo nakwicara hano nkavuga ati okay reka nkora akazi ka Muheto gusa, none ahantu bibera bibi nuko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi, nkavuga ngo ngiye gukora akazi ka Muheto, none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time. Akazi ka Muheto no ni iminota ingahe akazi ke naka, kandi akaba successful abantu ko bamisi rwose ni sawa yakoze ibintu. Ariko ngewe icyo nshaka is not that. Ngewe ndashaka personal growth, ikimuteza imbere yazi Muheto. No Miss Rwanda ibyo bizakorwa, abantu bazishima, bazabona ibiki bikorwa ngo bati cyo ndeba ni personal growth. Kurya umwana nishaka ngo wese ujuri yabaye Miss saba ndetse niba se bikorwa biraho, ariko personal growth icyo ndeba nicyo ngicyo personal, icyo kiri personal. So wowe rero yumbwiye ngo stay in your lane, gube mu kazi, mbashije kubikurikira akaba ari byo ngendera sha nabikurikira, kandi nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep, ariko that's not what I want. Just ndashaka kubona Muheto
gusa ndashaka kubona, to be honest, ndashaka kubona papa wawe, mama wawe avuga ngo reka tugere. Can you Amen to that. We will. ariko kuvuga ngo it's fine. So, good night. Thank you for the ride. See you. Good night. And you take care. I will.